muri ahangaha mukeye mwiteguye kwiga gutuza Imana ibaha umugisha. Nitwa Munyambonera Charles, nkaba ndi umukristo w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi, ndubatse, mfite umugore n'abana batatu batari bakuru cyane ariko batangiye gukura. Abaro nishimiye kuganira namwe muri iki gitondo. Insanganyamatsiko ivuga ngo iga gusigasira icyizere wagiriwe nka mutima w'urugo. Ndabaha intashyo z'abo mu muryango wanjye. Ntabwo ubundi bikunda kubaho ko tuba tutari kumwe, ariko impamvu zabayeho zatumye bidakunda uyu munsi ko tuba duteranye turi kumwe nabo. Iga gusigasira icyizere wagiriwe nka mutima w'urugo. Umuntu yabaza ati ese icyizere wagiriwe ni ikihe? Icya mbere, kuba umukristokazi. Icya kabiri, kuba umutima w'urugo. Icya gatatu, kuba umubyeyi. Icya kane, kuba ingenzi aho utuye. Mbese umuntu yasigasira gute iki cyizere? Umugore w'umutima azita mu gusigasira icyizere yagiriwe umugore w'umutima aziga gusigasira isano ye n'Imana mbere ya byose. Aziga kandi gusigasira isano ye n'umugabo we igihe umufite. Uziga gusigasira isano yawe n'abana bawe n'isano yawe n'ahakuzengurutse. Ndagira ngo twibuke ko kuba umukristokazi ntabwo ari impano yahawe bose, ni impano y'Imana y'umwihariko kuri wowe. Haleluya. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Bigaragara yuko Imana idutoranya ntabwo yahereye kuko twari bezaho kugira ngo ibone aho ifatira, ni ubuntu bwayo gusa. Imana yakugiriye icyizere rero iguha amahirwe yo gukorana nayo, igaguhitamo buri munsi kuba umukristokazi mwiza. Atari ukubyitirirwa gusa, igakuba umuntu uharanira kugera ku rugero rusumbyeho buri munsi. Ukwiriye kwiga kubaka isano yawe n'Imana mbere y'izindi sano zose wakubaka. Imana mbere ya byose. Mu rwa kabiri rw'Abakorinto 6:1 haratubwira ngo kandi ubwo dukorana nayo, haleluya, shima Imana gukorana nayo. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfuza. Reka ubuntu Imana yaduhaye bwe gupfuza, ahubwo buba ingenzi. Reka abo mubana mu rugo bajye bamenya ko ubana n'Imana. Abana bawe bakeneye kuvuga ngo ababyeyi bose bagira neza, ariko mama arabarusha. Umugabo wawe niba umufite akeneye kuvuga ngo abagore benshi bagira neza, ariko wanjye arabarusha bose. Abakozi bawe niba bafite bakwiriye kuvuga ngo imbuto z'uyu muntu tubana zirutiza abandi bose. Duharanire kuba abantu b'ingirakamaro. Icyo nta kindi rero cyabidushoboza keretse kubana neza n'Imana, keretse kubaka isano n'Imana, isano itanyeganyezwa. Ni ukuri tuziga ibintu byinshi, twize ibintu byinshi. Ikintu kimwe kiruta ibindi ku isi cyatuma uba umugore mwiza ni ukuba umukristokazi mwiza. Kirabiruta byose. Ibindi byose byaba ubumenyi, ariko guhitamo Imana buri munsi bituma tuba beza. Iyo sano uzayubaka ute? Uzayubaka ugirana igihe n'Imana, wiga ijambo ryayo, usenga ubudasiba, wiga kuguma mu muzabibu. Yesu yarabivuze neza ngo nimuguma muri nge
dukeneye kuguma muri Yesu. Haranira kwiga ijambo ry'Imana bitagendereye kuguha ubumenyi gusa, ngo ube inararibonye, ube inararisomye. Hariho abantu bagendera ku bunararibonye mu kwizera. Ndaguhamagarira kwirinda kuba inararibonye mu byo kwizera. Hari ubwo usanga turi abantu b'abakristo b'amateka, twasengaga, twiyiriza gusa, twarabwirizaga, bigasigara mu hashize, ugasanga ubuzima bwawe ni ubunararibonye. Ntidukwiriye kuba inararisomye ngo duhore twiga ibintu dushyira abandi, dukubitisha abandi. Ahubwo haranira ko ijambo rya Kristo riba muri wowe rigwiriye, ariko cyane cyane bigendereye guhindura umutima wawe bwite. Saba Imana ibigushoboze. Reka gusenga kwawe kwe kuba k'umuhango, aho gusengana umwete. Hari ubwo amasengesho yacu tuyafata nk'ikintu cyo gukora kuko igihe cyari kigeze. Ngiye kurya ngomba gusenga, ngiye kuryama ngomba gusenga, ndabyutse ngomba gusenga. Amasengesho nk'ayo biroroha ko aba akamenyero, agahinduka umuhango buhoro buhoro. Gira igihe cy'umwihariko cyo gushimira Imana ibisubizo byinshi bwite yazanye mu buzima bwawe. Ese ufite ibisubizo mu buzima bwawe? Reka twe kuba abantu basaba, tuba abantu basenga, abantu bashima. Hari ikintu Imana yagukoreye ukwiriye kwishimira. Niba ngombwa ubyandika ahantu, ushimira Imana kuri muzima, uri umukristo wagiriwe icyizere, ukaba umugore, umubyeyi cyangwa ikindi cyiza Imana yaguhaye. Nyamara icyo yaguhaye ugasanga hari abantu benshi bagifite nk'icyifuzo gituma biyiriza ubusa basenga, bategereje kuzabona igisubizo nk'icyawe. Shima Imana ubwo abantu yazanye mu buzima bwawe. Sabira ndetse ibyifuzo bwite biri mu buzima bwawe. Sabira abakuzengurutse, ariko biruseho sabira isano yawe n'Imana. Hitamo buri munsi kubaho imibereho ihamya Imana. Buri munota jya usaba Yesu aba ari we ugaragara mu mibereho yawe. Saba Imana ikurinde gutandukana na Yesu, kuko iyo niyo nkomoko yo gutsindwa n'ibyaha. Saba Imana guhora ivugana n'umutima wawe, ikugira inama ku mwanzuro muto n'umunini ufata. Imana ikubera umujyanama, igakuba inshuti magara yayo, inshuti magara y'Imana uko byagenda kose. Waba ubabaye cyangwa wishimye, waba unyuzwe cyangwa unanijwe n'ubuzima, waba ufite ibigukwiriye byose cyangwa ukennye, igakugumana urukundo rw'Imana mu mutima wawe. Ibyifuzo byawe bisubijwe cyangwa bidasubijwe, komeza kugira Imana umujyanama wawe bugufi. Muyikoreza amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Bamwe bafite abagabo batizera, nabyo bibasha kuba icyizere Imana yakugiriye. Abandi bafite abana batavukanye kwizera kuko tuvukira mu byaha, nabyo bibasha kuba icyizere Imana yakugiriye. Turaza kubigarukaho. Icya kabiri navuze mu cyizere Imana yakugiriye no kuba umugore. Igihe Imana yaremaga, ntabwo Imana yabikoze mu buryo buyitunguye ngo icurikiranye ibintu uko ibonye. Ntabwo Imana yacurikiranyije ibintu, ahubwo ikintu cyose Imana yagishyiraga mu mwanya ugikwiriye bitewe n'uburyo cyabaga gikenewe. Umucyo, isanzure, amazi. Ese kuki Imana yaremye ibintu byose? Tubyibaze. Kuki Imana yaremye ibintu byose igaherutsa umuntu? Kuki itabanje umuntu? Imana yari ikeneye kuremera umuntu ibimukwiriye byose. Yari ikeneye kubanza gushyiraho ibyo akeneye byose. Rero yabonaga ko umuntu azakenera umucyo, Imana irabanza imuremera umucyo. Yabonaga ko umuntu azakenera isanzure, ibimera n'amazi, Imana ibanza kubimuremera. Yabonaga ko umuntu azakenera umwuka, Imana irawurema. Yabonaga ko umuntu azakenera inyamaswa zo kumubera umunezero, irabanza irazirema. Irangije kumuremera ibyo akeneye byose, Imana iherutsa ikurikizaho Adamu.
nyuma Imana yari imubikiye agasiripurize. Haleluya. Ko agasiripurize murakazi. Ntabwo Adamu amaze kubona isi nziza, Imana yararimaga ikavuga iti umuntu Imana ibona ko ari byiza. Adamu ibyo bintu amaze kubibonesha amaso ye, ntiyigeze avuga igisigo na kimwe kugeza igihe siripurize yazaga mu buzima bwe. Igihe Adamu yakubitaga amaso umugore mwiza Imana yari imaze kumuha, yabaye nk'umuntu ubonekewe, aba umusizi utarize ubuvanganzo. Atangira kuvuga ati aka ni akagufa ko magufa yanjye, ni akara ko mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuye umugabo. Abavuza igisigo nta hantu yabyigiye, ibindi byabanje ntibyamuteye igisigo, ariko abonye Eva yarasize. Imana ishimwe ku bwanyu. Itangiriro 3 harabitubwira ati ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mara yanjye, azitwa umugore ko yakuwe umugabo. Uko Imana rero yabaga ibona agaciro gakomeye mu kintu, yagishyiraga inyuma mu irema. Muri kubyumva ariko uko Imana yabonaga agaciro gakomeye mu kintu, yagendaga igishyira inyuma mu irema. Nuko irabanza iremera Adamu ibintu byose twabibonye, amazi, ubutaka, umucyo n'ibindi byinshi, inyamaswa. Ariko nk'uko twabibonye ibyo byose Imana yabonaga ko ari byiza. Igihe cyonyine Imana yaje kongeraho ijambo ngo si byiza, nusoma muri Bibiliya mwitangirira ibintu byose yaravuga ngo ni byiza, ngo nuko Imana ibona ko ari byiza, nuko Imana ibona ko ari byiza. Ariko imaze kurema Adamu ku nshuro ya mbere, Imana iravuga ngo si byiza. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Irema Adamu. Imana imaze kurema Adamu, imukuriramo Eva. Kuki Eva yaje nyuma ya Adamu? Hari agaciro gakomeye Imana yabonaga muri Eva, mukwiriye gushimira Imana. Uwo ni nyina w'umuntu. Hari inshingano Imana yahise iha Eva. Iya mbere, azitwa umugore. Ni icyizere kuko yakuye mu mugabo. Azitwa, mu gihe baravuga ngo azitwa Isha kuko yakuye muri Ishi, isano ikomeye. Inshingano ya kabiri yahawe Eva, bisa naho yayisimbuyeho Adamu. Imana ijya kurema Eva yamukuye muri Adamu. Mu yandi magambo, Adamu yabyaye Eva, sibyo? Mu yandi magambo, Adamu yabyaye Eva. Ariko irangije iha Eva inshingano yo gutwita, akabyara bene Imana basigaye bose. Haleluya. Dukwiye kubishimira Imana. Ndakunda kuvuga ngo ni icyizere Imana yagiriye abagore, itagiriye abagabo. Abagabo muri aha ntimuntera amabuye. Yaravuze ati Adamu ubyaye wa mbere, sorezaho. Urugendo rusigaye rwo kubyara nzaruha umugore. Hari icyizere Imana yari yabashyizemo, yabonaga mufite agaciro kabasha kwihanganira ari amezi 9, agaciro kabasha kwihanganira kubyara ukajya ku gise, agaciro kabasha guherekeza umwana. Twahoze tuganira n'ababyeyi twazanye bavuga bati uzi umwana iyo yonse, hari abatubwiye ati genda ronse ngera ku myaka 6, ariko mu bikibanga sindi buvuga uwo ari we. Tugenda nagejeje imyaka 6 nyonka. Murabizi undi aratubwira ati umwana agera ku myaka 2 nta kintu agikuramo, yatubwiye ati jewe mba numva byarangeze mu mutwe, naragize depression mu mutwe, narahungabanye kubera konsa. Ariko icyo cyizere cyo konsa nacyo Imana yarakibagiriye. Reka mbaze abagabo bake baraha, nimurebe iyo tuba twonsa, sibyo? Nimurebe bagabo muri aha iyo tuba twonsa, n'ingendo zacu na jugujugu yacu, twari kujya twonsa tugenda. Hari abatubwiye ati abana bagize imyaka 6 bonka bahagaze, sibyo? Bajya babaho. Nimurebe umupapa uri konsa n'umwana bose bahagaze bagenda, sibyo? Nuko byajyaga kugenda. Imana rero yarize umutima w'urugo uzicara hamwe akonsa n'ibere ridafite ikintu kirimo. Shima Imana kuri icyo cyizere yakugiriye.
birashoboka ko umuntu yaba ari umukobwa utegereje kuzitwa iryo zina ariko hano umenya badahari. Birashoboka ko yaba ari barahari. Birashoboka kandi ko yaba ari umugore ariko utegereje kuzahabwa umugisha w'urubyaro. Komeza gushimira Imana yakugiriye icyizere. Kimwe mu cyizere Imana ibasha kukugirira ni iki? Nta kivuze hejuru. Birashoboka ko uwo mwashakanye uyu munsi adafite kwizera, ariko Bibiliya iratubwira mu Rwambere rw'Abakorinto 7:16 ngo wa mugore we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe? Wa mugabo we n'iki kikubwira yuko utazakiza umugore wawe? No mu Rwambere rwa Petero 3:1 aravuga ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso nziza zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Hano hari ikintu Bibiliya itavuga. Ntabwo birivuga ngo bumvise amagambo muvuga, sibyo? Ahubwo ngo babonye ingeso zanyu zifatanyije no kugenza gute? No kwizera no kubaha Imana. Imana yakugiriye iki? Ishobora kuba yarakugiriye icyizere kavuga iti uyu mugore afite kwizera gukomeye ku buryo nubwo umugabo watizera ngo ufitemo icyizere, kubw'imbuto nziza, kubw'ijambo rihuje no kwizera, kubw'imirimo myiza, umugabo azakizwa. Ndakunda kubwira abantu ngo birashoboka ko umugabo wawe yazakirizwa ku gituro cyawe. Birashoboka mukazagendana urugendo, uri umukristo udasiba mu masengesho, ari umusinzi udasiba mu kabari, ariko ku iherezo ry'urugendo rwawe akazavuga ati nagendanye n'umugore wizera, ndashaka guhinduka nk'uko yari ameze. Ikizabigushoboza si uko umwibutsa ko ari umupagani, nta nubwo umwibutsa ko uri umukristo cyane, ahubwo ni ukuba nk'uko Kristo yahoze, ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye, ni ukugira imibereho areba akavuga ati nubwo ntizera mbana n'umugore wizera. Imana ikeneye imbuto zacu kuruta amagambo yacu. Ndagira ngo twirinde, niba umufite iwawe wirinde kurwana nawe, iga gutuza, iga kubana nawe utuje, ufite Imana yo mu mibereho, Imana y'ubuzima, Imana abona kuruta Imana yumva. Icyizere cya gatatu, kuba nyina w'umuntu. Imana yakugira icyizere cyo kuba nyina w'umuntu. Bishobora gusa bamwe babasha kubitegereza, igihe abandi bishobora kuza byihuse. Byose nta na kimwe kinyura imbere y'amaso y'Imana itagihisemo. Ariko kuba umubyeyi ni impano ikomeye Imana yahaye umugore, ni icyizere Imana yakugiriye yuko ubasha kwihanganira amezi 9 yo gutwita nk'uko twabibonye, kubasha kwihanganira uburibwe bw'ibise. Ni icyizere Imana yakugiriye kubasha konsa ugatungisha umwana wa mashereka, wagiriye icyizere cyo kurera ugakuza, ukigisha abana unababera urugero rwiza, ukabigisha indangagaciro n'umuco wo kuba abantu nyabantu, ukabigisha ubategurira ubugingo buhoraho, kwiherezo bakazaragwa ubugingo buhoraho. Imana igufitiye icyizere ko nubwo abana bawe bavukiye mu byaha, nubwo abana bacu bavukiye mu byaha, nubwo bafite kamere ibakururira ku kibi, Imana igufitemo icyizere yuko uzabatoza bakaba baragujuru. Ni ukubihitamo tukemerera Imana ikadushoboza. Imana igufitiye icyizere. Nigeze guhura n'umubyeyi umwe, namusanze ahantu acuruza, bwari bwije rwose, bwari bwije pe. Nuko mbona burije, ndamuvugisha ndamubwira nti se ko bwije buriya murataha ryari? Ahambwira ati ngengera mu rugo nka 5:30 z'ijoro. Ise ukahagera ryari? Ati kuko twebwe ibintu ducuruza turanguza 11:00 tuba twagezemo hano. Narabibaze, kuva 5:30 kugera 11:00 ni amasaha 5:30.
mu by'ukuri uwo mubyeyi yamaraga amasaha 5 n'igice mu rugo rwe. Umenya asa n'abandi Ellen White yise ngo nabashyitsi mu rugo rwabo, sibyo? Amasaha 5 n'igice nayo ya ninjoro ubu uri umushyitsi pe. Naramubaje nti se mubyeyi ufite abana? Arambwira ati ndabafite, atari ko kubera ko nababuriye igihe nabajyanye kwiga i Bugande. Ndamubaza nti se bangana iki? Arambwira ati bamwe muri bo ni batoya, ati harimo imyaka 6. Nabuze ikintu mubwira. Hari umunyarwanda umwe waririmbye indirimbo ivuga ngo inyota y'ifaranga igiye kwica ubuzima. Mu byumba bigize imiryango yacu cyangwa se mu bice bigize umuryango wacu harimo igice bita umutungo. Icyo gice cyamize ibindi bice byose. Twagiye gushaka umugati mwinshi, ariko hari igihe bizasoza twawuzanye tudafite abana bo kuwuha. Twitonde cyane. Abana ni abantu bagira igihe amarangamutima y'abakababara. Iyo umwana yarize ku ishuri yatashye arega mwarimu kuri mama we, sibyo? Uwo mwana uri Bugande iyo mwarimu yamubabaje abibwira nde? Wa mwana uri Bugande iyo yiriwe ku ishuri arwaye mu nda, mwarimu afite abanyeshuri 40, iyo atashye abibwira nde? Abibwira nde? Aho afite kubibwira. Muzabibona ko abana baturegera ibintu binini n'utuntu dutoya. Yankubise, andebye nabi, ari kumvuga, agize gutya. Umwana nk'uri hahandi abibwira nde? Ababyeyi twari kumwe ejo baravuze ngo hari igihe tubona uburezi butagira uburere. Twirinde inyota y'ifaranga itatuza, bitazasoza dufite icyo gutanga ariko tudafite abo tugiha. Dufite icyo gutanga ariko tudafite abo tugiha. Abana bacu badukeneye kuruta uko bakeneye umugati tubazanira. Bityo umugore gerageza mu gihe uhuze, mu gihe ufite shuguri nyinshi, mu gihe isi gusaba gukora, nibyo turi muri icyo gihe, shaka umwanya umwana wakuririre akubwira imibabaro ye. Imana yakugiriye icyo cyizere, gikoreshe neza. Gikoreshe neza. Kugira isano nziza nahamuzengurutse. Muri Tito igice cya 2 umurongo wa 3 kugera ku wa 5, icyo ni icyizere cya 4. Hari amagambo ngiye kubwira cyane cyane abakuru muri ahangaha. Ni ikinyarwanda ngiye gusoma cyanditse muri Bibiliya. Kivuga ngo n'abakecuru nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera, batabeshyera abandi, badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi, bigisha ibyiza. Ndagira ngo twite kuri iki. Turi mu gihe hari ibintu bita bridal shower, yasimbuye wa muco w'abanyirasenge w'umukobwa babigisha. Ababyeyi bakuru, hari impano Imana yabahaye muri mwebwe, nimugende mwigishe babandi batoya, mubigisha ibyiza. Kandi mukora ibikwiriye abera, mutabeshyera abandi. Kugira ngo umurongo wa 4 kugira ngo batoza abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo. Ese si ikigisho cyiza cyane? Muri kumvamo inshingano abakuru muri aha, harimo inshingano yo kwigisha abagore bato gukunda abagabo babo no gukunda abana babo. Ntabwo ari amagambo ya pasiteri, si amagambo yanjye, ni amagambo y'ijambo ry'Imana. Umurongo wa 5, no kudashayisha, no kwirinda gusambana, no kwita ku byingo zabo, no kugira neza, bagandukira abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. Ndagira ngo ntange inama zagufasha kurinda icyizere wagiriwe. Iza mbere twazibonye ni ukwiga, iga kuba umukristo mwiza, usenga, wicisha bugufi, umugwaneza, umunyamahoro, ucukumbura mu byanditswe. Ikindi, iga kuba umuntu w'umunyagahunda,
umugore w'umunyagahunda bari mwiza, sibyo? Bivuge mu cyongereza being organized, être organisé. Ubu umunyagahunda ukwiriranye ikintu cyose, ushyira ikintu cyose ku murongo nk'uko bikwiriye. Iga kuba umuntu ukora igenamigambi kandi utegura. Tekereze nk'uko mu migani 30 habivuga, wa mugore mwiza umenya iby'urugo rwe, akamenya ibyo kurutunga. Iga gukora igenamigambi mu buzima bwawe. Utegurire, niba ukorera umushahara utegurire ukwezi gutaha, niba uri umuhinzi ukaba ufite imbuto utegurire ukwezi gutaha, utegurire iminsi igiye kuza. Iga kugira isuku ku mubiri no mu rugo, ariko kandi unazirikana ko kwita cyane ku buranga bwawe bishobora kukubera ikigirwamana. Kimwe mu bigirwamana bikomeye Satani yoherereje abantu b'igitsina gore ni ugutinda ku buranga bwabo cyane pe cyane. Isuku ni nziza cyane mu rugo no ku mubiri wawe. Mu rugo iyo habaye umwanda burya ntabwo baseka umugabo wawe, baseka umugabo, baseka umumama, baseka umugore wo muri urwo rugo. Iga kumenya umugabo wawe ibyo akunda n'ibyo yanga. Ntabwo njya nkunda kwigisha abantu ngo iga gukorera uriye, ahubwo mbwira umuntu ni iga wowe kuba mwiza. Ariko ubwo nagize amahirwe yo guhura n'abagore, reka mbabwire ibyabo. Iga kumenya umugabo wawe ibyo akunda n'ibyo yanga. Wige kumukunda no kumubera umujyanama. Ikindi iga gukunda, iga kwirinda gukunda cyane kwidagadura. Hari abantu bakunda kwidagadura ku buryo umwanya wo kwidagadura usigaye ushaka kuruta umwanya wo gukora ibintu bitanga umusaruro. Muravuga muti ibyo ni ibiki? Amafilime y'amaseri murayazi? Uyu munsi ntabwo nazanye imibare, ariko ubundi njya nkunda kuyigira. Ugasanga umuntu afite filime ya seri, aka episode kamwe ni ka gace kamwe gafite iminota 42 cyangwa 43 niba mbyibuka. Season imwe ifite ibice 21 niba mbyibuka cyangwa 23. Afite season 10. Bikazamusaba ukwezi kose ko kwicara imbere ya televiziyo cyangwa imbere ya telefone ari kureba filime, agahera saa 3 akageza saa 2 z'ijoro ari imbere ya televiziyo. Ibyo no gukunda kwidagadura birenze urugero, birenze bitanga umusaruro. Hari aho nagiye kwigisha rimwe, umuntu arabibaza aravuga ati, usiga umugore yicaye muri salo yambaye imyenda yo kurarana, uburiri mubyutsemo budashashe, wamara gusohoka agafungura televiziyo, ukagaruka yambaye imyenda yo kubyukana, uburiri budashashe, ahantu wamusize ariho yicaye. Abamifemo bameze nk'abo ntabwo baje hano, ariko muzi ko babaho, ariko ndashima Imana ko bataje, ariko mbabajwe nuko bataje. Sinzi ikintu kibasekeje, kuko niba uwo mufemu yaraje yaba yarahombye amaseri menshi muri iyi minsi, cyangwa se akaba arara ayareba, sibyo? Iga kwirinda amazimwe. Muri umwe kize kuba tuganira arambwira ati, iyi Imana irema abagore gusa, nta ntambara z'amasasu zari kubaho, nta nubwo hari intwaro zari gucurwa, ariko wari kujya wumva amajwi y'abantu bavuga ahantu hose waba uhagaze ku isi. Icya kabiri cyari kubaho, hari kuba hari intambara zishingiye kuvuga ngo yaramvuze, sibyo? Izo ntambara zijya zihaba, no mu rusengero zirahaba, no muri korali zirahaba, no muri mifemu zirahaba. Amazimwe ari uburyo bubiri. Mpamvu nayagaruye hano, bashiki bacu mutwihanganire, mugira menshi kuturusha, murayaturushaho mu gakeya, sibyo? Kuvuga inkuru itariyo cyangwa udafitiye gihamya ni amazimwe.
icya kabiri, kuvuga ibintu bibasha kugira ingaruka mbi ku bandi nubwo byaba ari ukuri, ni amazimwe, sibyo? Ingorane iriho mu rusengero, abantu bafite uburyo bwabo babivuga. Yewe musengere nyiranaka afite umudayimoni muri iyi minsi w'ubwibone, mu musengere, ubwo kakaba karatambutse, abicishije mu muyoboro wera wo kumugenza gute? Kumusengere. Ni icyifuzo kije mu masengesho. Musengere kwa kanaka bafite umudayimoni, umugabo wawe yagiye hanze, ubwo kikaba ari icyifuzo kije hehe? Mu masengesho. Uwo muntu ujya umusengere, nibwo buryo bwiza, utamuteje abandi, unamusange utamuteje abandi. Niba udafite ibyiza uvuga ku bandi, ibyiza waceceka, ugiye wumva ariko utinde kuvuga. Mu Efeso 4:29 aravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha. Haleluya! Ijambo rihesha abandi umugisha, ijambo rikomeza abandi, ijambo rituma abandi bongerwamo imbaraga. Iryo jambo mifemu ujye urisubiramo kenshi. Ikindi, igakugira isano yera. Isano yera isobanuye isano yose ijuru ryaha umugisha, isano ijuru ryabonamo ukuri no kwera. Turi mu isi mbi, ejo baza batubwira ibitera muri iyi si. Turi mu isi mbi. Mperutse kujya kwigisha urubyiruko ahantu, bambaza ikibazo gikomeye ariko ngiye kubabwira gishobora kugera no mu miryango. Bakimbajije muri uburyo ndabisobanura. Barambaje bati, ibintu by'ababesti ubivugaho iki? Ntabwo nisaba besti ni ibiki ko aba.com namwe mugiye kundushya. Barambwira bati, ababesti ni hahandi umukobwa aba afite umuhungu w'inshuti ye, yemera nk'umuntu w'inshuti ye, ariko ku ruhande akaba afite n'undi muntu urutugu ngo aririraho. Urutugu agenza gute? Urutugu aririraho. Mbese uyu nguyu ni inshuti ye ariko ntago ari urutugu aririraho. Iyo afite utubazo tumugoye aragenda akatugurira umubesti akamwumva, akamutega amatwi, akamugira inama. Iyo afite utubazo tw'amafaranga afite undi mubesti wa gatatu agenda akatubwira, nawe akatumufashamo akadukemura. Namwe bagore mwaba mufite ababesti? Ababesti babaho? Iyo ntabwo ari isano yera. Abo twari kumwe dufite ikiganiro tujya tugira gisetsa, ndagisubiramo. Twaza tubiganiraho kare ngo ikintu bita inkuru y'igisheke. Igisheke ni umuntu mwaduhaye iyo nkuru atubwira ati, iyo ufite inyota ntabwo ubasha kwicumbagirisha igisheke ku zuba. Murabyumva? Ntushobora gufata igisheke ngo ukicumbagirishe ku zuba kandi ufite iki? Ngo inyota ikuganje ngo wakuraho ingingo imwe ukayirya. Baba bavuga ngo ba bantu mwakundanye kera, ubwo ndi kubwira abatoya bakuze umenya barabivuyeho. Ba bantu mwakundanye kera bameze nka kiriya gisheke ushaka gucumbagirana kandi ufite iki? Inyota. Iyo ntabwo ari isano yera, dukwiriye kuyirinda. Niri yaba besti nahoze mvuga ngo y'urutugu rwo kuririraho. Ibi birajyana nuko ukwiriye kwiga kuba umugore w'umugabo umwe, yaba mu bikorwa no mu mutima wawe no mu buzima bwawe. Birumvikana? Birumvikana. Iga kwirinda gukunda iby'isi. Tangira kwa kanaka bafite iki, kwa kanaka baguze kiriya, uriya mugabo agurira umugore w'igitenge buri mezi 3, iriya umugore we umugabo we aramupostinga, uriya umugore we umugabo we yibuka ko yagize anniversaire akagira kantamuha. Ariko twebwe iwacu twirinde ibisa n'ibyo, twige gutuza. Iga kuganduka. Niba hariho ikintu umugore yabura, urugo rwe rukaba rwubatse mu manegeka, ni ukutaganduka. Umugore wabuze kuganduka, urugo ruri mu manegeka. Ibyo bintu impamvu ntatinya kubivuga ni uko ari ibintu Imana yabaremanye muri kamere yabo. Umugore wabuze kuganduka muri we
abanyarwanda bamwita iki? Bamwita iki? Igishegabo. Hari ababivuze? Yego. Bamwita ingare cyangwa igishegabo. Kuganduka ni ikintu cyiza umugore akeneye kwiga. Iga ko gukunda kwitabwaho no gukundwakazwa birengeje urugero atari byiza, birasenya mu bitekerezo. Gukundwakazwa no kwitabwaho ni byiza ubwabyo, ariko iga kutabirwanira. Hari ubwo usanga bamwe babyifuza cyane ku rugero rukabije, kutabibona uko babyifuza bikabatera kubona ko abagabo babo batagira urukundo, bikabatera kumva ko bafite urushako rubi. Ibyo bisenya umutima wawe bwite. Ntukwiriye kubigereranya n'iby'abandi, kandi ntukwiriye kubishakira ahandi. Iga gutuza, wirinde kurwanira gukundwakazwa. Nubwo ari uburenganzira bwawe, ntufite uburenganzira bwo kubirwanira. Iga gutuza. Iga kuba umubyeyi mwiza. Hari ibitekerezo bibiri nshaka kubabwira ngaruka ku cyo kuba umubyeyi mwiza. Nigeze kubona umubyeyi umwe yararwaye kanseri, ageze mu bihe bya nyuma, iyo bita end stage. Yari afite abana babiri bonyine. Yari yabyaye umwana w'umuhungu n'undi w'umukobwa, nabo bari bafite imyaka nka 58, 60. Njyewe nari ndi mu itsinda ry'abantu bakurikiranaga uwo mubyeyi. Uwo mubyeyi, abana be babiri bari abantu bakomeye, bafite ubushobozi bwinshi, babaye mu mahanga cyane, bafite ibigo bikomeye bayobora. Icyo nabigiyeho cyane, bari abantu babiri, nubwo habaga hari abaganga baharara n'abahirirwa, ariko nabo bari barafashe, barigabanyijemo ngo umwe aririrwa undi akarara. Iyo habaga hiriwe umuhungu, hararaga umukobwa we, bakaba bari aho ngaho. Nakunze ukuntu bakundaga umubyeyi wabo. Wasangaga bamusoma ku birenge, bamusoma ku ntoki, bamubwira ko bamukunda, bamubwira ukuntu ari umubyeyi mwiza. Ndabireba ndavuga nti ibintu birarenze. None tuza gukora inama. Dukoze inama nk'abantu bavuraga umubyeyi, twaravuze tuti rero tutitaye kuko ibintu tubihemberwa, uburyo abantu bakunda umubyeyi wabo, uburyo bamwitaho, ubwabyo biri kuduha umukoro wo gukora. Byaduhaye umukoro, tuvuga tugomba gukoresha imbaraga zose kuko uru rukundo ntabwo rusanzwe. Kandi niko byagenze. Igihe cyaje kugera, nza kubaza umuhungu we, ndambwira ariko nababonyemo ikintu ntashobora kugendana ntakivuze. Ni iki kintu gituma mukunda mama wanyu ku rwego tutigeze tubona ahandi hantu? Ndashimira Imana ko mama we yari umudventiste. Yari umukecuru umaze kuba mukuru. Umugabo yarambwiye ngo ibyo dukora tuba tugerageza kumwishyura, kuko niba hari umubyeyi mwiza wabayeho ni mama wacu. Ariko ubwoba tuba dufite nuko tudashobora kugeza ku rwego yagejejeho. Mubyeyi, ninde muri mutakwifuza kuzavugwaho amagambo nk'ayo? Hari uhari? Ibyiza biraharanirwa, birategurwa, ntabwo byizana. Undi mubyeyi umwe nawe nabonye yararwaye, ari mu bitaro. Umunsi umwe umwana we, ngiye kuvuga ikinyarwanda cya kinyarwanda nyine, akubuka i Burayi, aje kumurwaza. Ahageze, yajyaga hagera nko mu gitondo, yarari mu bitaro. Bakambwira bati mama rero ntabwo arakaraba, yatubwiye ngo yagize imbeho. Urakavuga ati nta soni ukaba utarakaraba izi saha, urushyi. Akaba kubise nyina nk'urushyi, akaba kuje amazi nk'ari, akaba aramwogeje vuba vuba. Ibyo bintu wigira, ngiye navuye i Burayi nje kukurwaza, none ubu wabihinduye ibintu by'amafuti, ntabwo ugomba kunesha umutwe. Ntabwo nashoboye gutekereza ngo mbe nabaza umuntu ngo ni iki kigutera gukorera umubyeyi wawe bisa n'ibyo ngibyo. Byarananiye kuko natinyaga ko nanjye bantera urushyi. Naravugana umuntu ushobora gukubita mama we, ngiye yampanura muri iyi nzu. Mama we ashaje, arwaye, ari umunyantege nke, yarakubyaye, yarakonkeje, yaragukujije, ukaba umunyabwenge ushobora kujya i Burayi.
ntabwo nzi kitaragenze neza, ariko nibwira ko nta mubyeyi uraha wifuza gusaza gutyo. Gerageza kubwo gufashwa n'Imana, Imana izakurinde kuzasaza nk'uwo wa mbere, ahubwo uzasaze nk'uwo wa kabiri, ahubwo uzasaze nk'uriya wa mbere. Haranira kuba umubyeyi mwiza, utanga icyo ushoboye gutanga cyose, kandi ku iherezo Imana izakwitura. Umwana akeneye guhabwa umurongo kuko we ubwe ntaramenya ibyiza n'ibibi kuri we. Umwana akeneye papa na mama babana batari divorce, hitamo kudatandukana. Umwana akeneye gucyahwa no guhanwa. Umwana akenera kurirwa inshuti mbi n'icyamwigisha ingeso mbi. Abana, nanjye ngiye kuvuga nk'umwigisha w'ejo, abana b'i Kigali baba mu gipangu, nahoze nganira n'umwana umwe, ndamaza nise yarambwiraga ati twebwe ikibazo tugira nta nubwo tuzi abana batuye hari imbere. Ambwira ati abana batuye hari imbere hakurya y'iwacu ntabwo tubazi. Namwe nise kubera iki ntabwo batwemerera gusohoka, kandi n'umwana mukuru ugiye kurangiza secondaire ntabwo batwemerera gusohoka. Ntabwo nise mwumva ari ngombwa tuba dukeneye kugira ngo tumenye nyine abandi bantu batuye aha, tumenyane nabo ku buryo waba ufite n'inshuti muturanye, kugira ngo rero abo bana batajya hariya na hariya na hariya, tubashakira inshuti zindi, inshuti z'ikoranabuhanga ziri kuri televiziyo, bakamona umwanya munini bari aho ngaho. Dukwiriye kwibaza ababyeyi ngo iyo batari kwiga isano yo kubana n'abandi bantu baba bari kwiga iki? Tubyiteho, tubimenye. Umwana akeneye kwigishwa imibereho yo kwizera. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Kimwe mu nshingano zikomeye na Noheti yavuzeho ni uko umugore afite inshingano yo kwigisha umwana we kwizera. Soza, iga kuba umutetsi mwiza, ni ingenzi cyane. Iga kwirinda abajyanama benshi cyangwa babi. Utangire iby'iwawe ujye ubijyana hose. Iga kwirinda gukoresha igitsina nk'intwaro, ngo kibe igihembo umugabo wawe igihe yakoze neza, cyangwa se kibe igihano umuhanisha igihe yitwaye nabi. Imana ibagirire neza. Ngo turi abahungu mufite mu rugo, iyo mubishatse muraduhemba, iyo mubishatse muraduhana, sibyo? Ntukagire undi muntu ushyira imbere y'umugabo wawe. Iga gutuza, ntugateganya ko umugabo wawe yumva cyane ibiguhangayikishije, impungenge zawe, ibikubabaje no kudatekana kwawe. Nashyizemo akajambo ntugateganye cyane, ubiteganye ariko bitari cyane. Ubuhungiro bwawe bwa mbere igihe ushengutse umutima ni kuri Yesu. Bari ubanza kubibwira, umubwire ibiguhangayikishije, umugabo wawe abo wa kabiri. Abafilipi 4:6 baravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Urwa mbere rwa Petero 5:7 ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ndasoza amabwira ngo uri we wese, n'abagabo harabahari, niba uri umugabo iga kuba umugabo mwiza. Niba uri umwana w'ababyeyi bawe iga kuba umwana mwiza udakubita nyina. Niba uri umugore ba umugore mwiza. Niba uri umubyeyi uba umubyeyi mwiza. Niba uri umukozi uba umukozi mwiza. Niba uri umukoresha uba umukoresha mwiza. Niba uri umucuruzi uba umucuruzi mwiza. Niba uri umuguzi uba umuguzi mwiza. Niba uri umuhinzi uba umuhinzi mwiza. Niba uri umworozi uba umworozi mwiza. Niba uri umuyobozi uba umuyobozi mwiza. Niba uri umuyoborwa mwiza. Niba uri umukristo jya uba umukristo mwiza. Imana y'amahoro ibeze rwose.